Eugene Official. Yes, twongeye kubasuhuza cyane rero, twongeye kandi kubifuriza kugubwa neza, twongeye kandi kubaha ikaze mwese rero abakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye. Twinjire rero sasa mu makuru nicyo kituzinduye muri iki gitondo, cyane ko ibintu biramutse bimeze nabi n'ubundi ku mirongo y'urugamba mu bice bigiye bitandukanye. Unyemerero tubabwire ko tugiye kugaruka muri Uvira. Amakuru atugeraho aturuka muri Uvira nuko Uvira yarayimo amasasu menshi cyane. Ibya amasasu tugiye kureba uko ibintu byifashe cyangwa se uko byagenze, byatewe n'iki kugira ngo iyi Uvira iraremo amasasu cyangwa se harari humvikanamo icyo twakwita za nyamugigima. Turajiro tugende tubiva imuzini muzingo, ni mu gihe kandi turaza no gusimbukira n'ubundi hano muri za Plaine de Ruzizi. Ubwo birumvikana muri iki kibaya, tukareba naho amakuru ahari, cyane ko ubu tuvugana rwose hari kuvugwa icyitwa reinforcement cyangwa se kongera abasirikare benshi cyane bavuye hano mu gihugu cy'u Burundi, aho amabato agera kuri 2 yamaze kuba asesekara cyangwa se agera ahangaha. Byose ro n'imyiteguro y'imirwano, ubona ko rwose hano muri Kivu Amajyepfo ibintu bigiye gusa naho rwose bifata indi ntera. Ni mu gihe kandi nk'uko amakuru ari kutugeraho, dufite video hano MONUSCO, sinzi impamvu ibi bintu ikomeje kugenda rwose ibikora. Hano mfite video MONUSCO iri guhereza intwaro rwose Wazalendo. Ibi ngibi rwose bisa naho biri kugaragaza ko iyi MONUSCO itazigera ituma rwose ko haba cyangwa se intambara yo muri aka karere irangira, cyangwa se yo muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ibi byo turabyita ngo iki mana yanjye? Sinzi rero, ni byinshi tugiye kugenda tuganira muri iki gitondo. Icyo usabwa gusa ni ukubana natwe ukareba ko wakanze subscribe ndetse yewe ukanakanda ku nzogera ku buryo buri ko dushyizo ikiganiro ugomba kukibona mu bimbere. Hanyuma nanone kandi turaza kugaruka hano muri Kivu y'Amajyaruguru, naho ibintu bikomeje kugenda bibi cyane. Turagaruka rero n'ubundi rwose nta gutinda, turagaruka hano mu bice bya za Masisi ahari kuba imirwano. Rero navuga ko uyu munsi rwose nabwo amakuru aratubwira ko baramukiye mu mirwano. Ese iyi mirwano iri kuba cyangwa se aha hantu iyi mirwano iri kuhabera byifashe bite? Byose rero muri aya makuru yacu cyangwa se muri kiganiro cyacu twamaze kuba tugenda tubategurira, dusimbukira rero no ku bijyanye na politike ndetse na diplomasi, aho rero tuza kureba mu by'ukuri icyo twakwita cyangwa se ibiri kuvugwa ku ruhande rwa ASM23 ndetse n'ibiri kuvugwa ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se rwo bahanganye. Ndavuga mu by'ukuri Gisekedi, Chilombo ndetse n'abo bafatanyije kuyobora muri rusange. So ngayo niyo makuru tugiye kugenda tugarukaho. Turaza gusimbukira no mu bihugu bigiye bitandukanye, aho turibuze kurana no mu gihugu cy'u Burundi naho hari amakuru ari kwavugwa. Byose tugiye kugenda tubikuvira imuzi n'imuzingo. Reka no dusome ku mazi gato, ubundi duhite tuza twanzika n'amakuru mu buryo burambuye. Eugene Official. Yes, nta gutinda rero, reka duhere kuri iyi nkuru. Mama baba wa MONUSCO. Iyi ni MONUSCO. Amerike bana. Yabo. Mama. Twakufa kunyanya. To. Agana munition complet. Yote deja na ingi. Bakukona pe babunduki pale. Hai. Aka kwa batuje Munition yo complet. Ona nyebi kwenda na ile. Narabibabwiye ndababwira nti mu by'ukuri ntabwo MONUSCO izatuma iyi ntambara iri kuba muri aka karere mu by'ukuri irangira, cyane ko ibibamo bwihishwe ikagaragaza ko rwose nta ruhande iriho iri netere. Ariko wajya kureba, wakoresha icyitwa iperereza cyangwa se wakora ubusesenguzi, tugasanga iyi MONUSCO nayo irimo iragaragara iri gufasha cyangwa se iri ku ruhande rwa guverinema, nyamara ikagera rwose ikanagira ikikihisha muri ASM23, buryo ASM23
tutamenya ngo niki kiri kujya mbere. Ubu tuvugana no iyi ni video mbazaniye cyangwa se yangezeho imbone zanjye drone zanjye ziba zagiye zifata. Iyi ni video ya MONUSCO iri guha ibikoresho abitwa Bazarendo. Sinzi niba namwe murimo kugenda mubibona. Murabona rwose hano Abazarendo barimo gupakurura icyitwa munisiyo. Niyo wanabyumvisha no magambo nabo ubwo barabivuga. Dore ngibi bikoresho barimo baragira gute, barimo barabipangura. Dore ngibyo ntabwo ibingibi ntabwo ari imirambo, nta nubwo ari iki, ariko ibingibi babahereza mu by'ukuri icyitwa munisiyo, nabo bakabahereza icyitwa amabuye y'agaciro baba baragiye bataba cyangwa se bahisha. Urabona ko Kinshasa ifite andi maboko ya MONUSCO. Ni no mpamvu na MONUSCO nta kintu kigaragara ibiri gukora hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ivuga ko rwose iri guhosha cyangwa se iri gufasha kugira ngo amahoro agaruke. Ariko kandi ku rundi ruhande twajya kureba twasanga neza, twareba neza tugasanga iyi MONUSCO nayo iri mu biri kugira gute, iri mu bari gutuma rwose intambara muri kano karere itarangira cyangwa se bafite aho babogamiye. Twarabibonye kenshi, twagiye tubona mu by'ukuri MONUSCO irimo gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba hano muri za Masisi, haba no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ariko ubufasha bwabo ndetse na Kinshasa burakomeje byo ku rwego rwo hejuru. Urabona ko bari kugenda bagira gute, barimo kugenda bahereza intwaro. Niyo makuru rwose twagiye dukurura atariho ivumbi, tukavuga tuti aya mashusho nk'aya y'uruhehemure aba yafashwe na satellite cyangwa se na drone zacu z'ubutasi, tuba tugomba kuza kugenda tuyabagezaho. Muri make M23 ntibaze kwizera ko rwose MONUSCO iri ku ruhande cyangwa se iri netere cyangwa se ngo ibafente ko yaba ibari iruhande. Iyi MONUSCO bigaragara rwose muri aya mavideo n'iki byose makuru mba ngenda ntohoza, bigaragara ko iracyaryamye inyuma ya Antoine Felix Tshisekedi. Nta kintu n'iki na kimwe rwose bashobora kuba bakora kugira ngo babe bayisetsa cyangwa se bayinezeza. Kabone niyo bafata amabuye y'agaciro yose cyangwa se agafata ibirombe byose biri muri bino bice bagiye bayobora cyangwa se ariko baribeye, bakabwira bati nimwe murabicukura. Iyi MONUSCO sinzi ko ishobora kuba yagira iki kavuga iti rwose ASM turamuri mukuri, niyo batekiwe rigashya biragoye. So ni ikibazo rero gikomeye cyane. Reka iyi nkuru tuyiveho ikizimu ubwo mwamaze kwibona, abagirwa benshi akumva beneyo mwebonye ko MONUSCO ibi bintu ibirimo cyane. Reka ubwo dusimbukira hano muri Uvira turebe amakuru ari kuhavugwa. Muri iki gitondo rero haramutse amakuru, inkubiri y'amakuru iremereye cyane iri kugenda itubwira ko rwose mu ijoro ryake kuva ku isaha y'isa 5 ziri gushyira saa 6 hano muri Uvira hahumvikanye amasasu menshi cyane. Urufa rw'amasasu rwumvikana hano muri Uvira nk'uko imbone zacu ndetse cyangwa se drone zacu ziri hano muri Uvira zigenda zibidutangariza. Aya masasu rero yarayiki nibyo tugiye kugenda tugarukaho. Nyaboneka terekaho like ndetse unasharinge, hanyuma winjire neza muri iki kiganiro cyangwa se muri aya makuru ufite icyitwa amakuru cyangwa se proof. Nukuvuga ngo amakuru ari kutugeraho muri iri joro nibyo koko haraye humvikana amasasu menshi cyane hano muri Uvira. Naje rero kureba muri drone zacu ziri hano muri Uvira, amasasu tuza gusanga yaraye araswa cyangwa se ari imbunda bari gukozanyaho ku ruhande rwa Wazarendo ndetse n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ubwo ndavuga Abarundi ndetse na FARDC aribo bari kurasana na Wazarendo. Byatewe n'ikiro kugira ngo aba bombi basange bari guhangana cyangwa se bari kurasana. Ni nyuma y'uko Wazarendo irimo iravuga ko ngo M23 bisa naho byamaze kurangira igiye kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. None rero Wazarendo murabizi ahantu hose M23 yabaga igaragara ko igiye kwinjira, ngira ngo abantu mwagiye mukurikira iby'iyi ntambara mu mijyi ije itandukanye. Ahantu rwose M23 yenda kwinjira wabibwirwaga n'iki? Wabibwirwaga nuko wasangaga Wazarendo zahageze mbere cyangwa se nyuma yuko zihava zabanzaga gukora icyo bita kwiba, ari byo bita ngo ni gupiya. Aya masasu barasaga cyangwa se barasa baraza bakarwana nk'aha ngaha
bamara kurwana abaturage bagahunga, bahunga Wazalendo bakiba. Muri make bameze nk'abari gusahura, nk'abari gucunguza uburyo umwete, bavuga bati mu by'ukuri M23 itahagera igasanga igasanga nta kintu twahakuye. So niyo rero niyo mirwano, niyo ntambara iri kuba cyangwa se no masasu muri ijoro yabaye, cyane cyane ko amakuru kuvuga ko rwose nyuma y'uko M23 igeze mu misozi ya za Masango n'indi misozi ijye itandukanye. Reka tubanze dutumikira gira amahitamo meza yo kwita ku buzima bwawe. Hitamo Prime Health Infinity. Nitwe dufite umwihariko wo kubaha ubujyanama, regime, kubakangurira kumenya uko umubiri uhagaze, kubaha product iz'umwimerere zikomoka China, India, Malaysia n'ahandi, zujuje ubuziranenge kandi zifasha umubiri kubona ibyo ukeneye byose, kuwurinda no gukira indwara vuba. Ngaho cukubiri n'indwara zitembera ry'amaraso, diabete, umuvuduko w'amaraso, umutwe, stroke, imitsi, impyiko n'ibindi, indwara z'imyororokere, prostate, kubura ubushake, gucika intege, imisemburo mike, ibibyimba, kutabyara ku bagabo n'abagore, indwara z'igogora, umwijima, igifu, amibe na hemorrhoide, naho abarwaye umugongo, kubabara ingingo, umubyibuho ukabije, amenyo n'amaso. Mugane Prime Health Infinity i Kigali, ni inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya ya Vision Restaurant, ku Gisenyi ku muhanda w'amadepo umanukiye muri avenue yo kwa Clave RDC mu mujyi wa Goma, ni muri gare centrale de Goma haruguru ya Rond-Point Signers. Ahi Goma tubafitiye massage. Aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dufiteyo stock n'aba agent, niho muyifatira. Canada, Australia, Europe cyangwa se Uburayi, Aziya n'ahandi muri Afrika dukoresha iposta, DHL Express, FedEx na UPC. Abari mu Rwanda mwadushakira kuri 0788 99 05 76. Abari hanze mukongeraho kode gusa. Yes, nibyo ndimo ndababwira. Hano muri Uvira haraye havuga amasasu menshi cyane. Yari amasasu rero mu by'ukuri ya Wazalendo. Abazalendo baraye bari kwiba byo ku rwego rwo hejuru, bavuga ko rwose M23 igiye kugera muri uyu mujyi, kandi kuba igiye kugera muri uyu mujyi bakavuga rwose ko ibintu ari ibindi bityo bakaba bari gucunguza uburyo umwete. Ni mu gihe M23 amakuru turi gukura hano kuri Suruse nuko mu by'ukuri uyu mujyi wa Uvira yawegereye cyane, ndetse ngo byanatumye ngo ingabo z'abarundi, igihugu cy'u Burundi cyohereza bato zigera kuri 2 z'abasirikare. Aba basirikare rero benshi bakaba bari bageze hano muri uyu mujyi, hano muri Uvira mu masaha y'umugoroba. Bamwe rero bakaba bahise bajya, abasirikare bamwe bahise bajya hano muri Plaine de Ruzizi, abandi nabo bajya he, abandi bahita berekeza hano muri bino bice bizengurutse cyangwa se muri bice uturutse hano muri za Fizi, uza hano muri Uvira. Ubwo muri make basa no baje imbere, bagoteye imbere, bakavuga rero ko nta kindi kibazanye ari uguhangana mu by'ukuri na M23 igeramiye cyangwa se iri guteganya kuba yafata uyu mujyi wa Uvira ku yindi nshuro ya kabiri. Muri make kuba bakwisubiza uyu mujyi wa Uvira. Gusa kandi ariko nanone ku rundi ruhande, abasesenguzi baragaragaza ko aha hantu hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Ifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira bakagaragaza ko binashoboka cyane kuba iyi ntambara ishobora guhita ibi y'akarere, kuko ntago tubona rwose cyangwa se ngo igihugu cy'u Burundi ntabwo kishobora gutuma M23 igera cyangwa se ifata uyu mujyi wa Uvira, cyane ko ngo uyu mujyi wa Uvira ari wo nava ngo bahahiranamo cyane, bikaborohera cyane no kuba babona igitoro kiba cyaturutse hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba bituma rwose ngo izi ngabo cyangwa se abarundi badakwiye gutuma hano hantu ngo hagenda, cyane ko ubwo ngo igihugu cy'u Burundi ngo cyaba kigeramiwe, cyaba gisa naho kiri mu kangaratete mu by'ukuri. So hanyuma rero bakavuga bati intambara igomba kubera iyo, ariyo mpamvu ari kuvuga bati Uburundi bwashaka ubufasha bushoboka bwose, ariko hano muri Uvira ntihakontororwe na M23.
ubu tuvugana mu misozi ya hano ikikije Uvira bamaze kuba bagezeyo abasirikare benshi cyane. Ni mu gihe kandi ariko ku rundi ruhande kino kibaya cyangwa se Plaine de Ruzizi hamaze kugeramo abasirikare benshi cyane b'Abarundi. Nta kindi kibazo nyiro ni ukurwana njoyi kabisa. Niyo makuru aramutse hano muri uyu mujyi wa Uvira cyangwa se hano muri kino kibaya muri teritwari ya Uvira. Ariko nanone kandi wagera ku ruhande rw'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa bakagaragaza ko rwose ibintu ari umutekano bimeze neza hano muri za Uvira, ntibashake kugaragaza iby'iyi ntambara cyangwa se iby'iyi mirwano. Nk'ubu iyi mirwano iba hano muri Uvira sinzi ko hari icyo bari buze kubivugaho gusa, ariko Uvira ndababwiza ukuri bakunzi ba Eugene Official, bakunzi b'amakuru agezweho ya politike yikomeje kubera muri aka karere k'ibiyaga bigari, ndagira ngo mbabwire ko rwose iyi Uvira yarayemo ikintu bita za Nyamugigima. Habayemo uguhangana, ubwo birumvikana uguhangana ntabwo habuze abahasiga ubuzima. Nuko nyine ntawe tutaramenya neza ngo byagenze bite, ariko uko biri buze kugenda mu masaha ari imbere turaza kugenda nyine tubimenya, ndetse tuze no kubagereza amakuru ku gihe. Amakuru yacu rero tuyakomereze n'ubundi hano muri Minembwe. Muri Minembwe rero naho n'ubundi ibitero bikomeje kugenda bitegurwa. Muri make ibitero biri kugenda biba ibitero. Amakuru yandi ari kutugeraho aragaragaza ko hano aho bita kwa Murima, aha rero kwa Murima n'ubundi hongeye kuba imirwano ikomeye cyane. N'ibitero n'ubundi byatewe nuko izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zagerageje n'ubundi kwataka pozisiyo za M23, ariko nyine M23 baza gusanga yabiteguye ibakoramo akazi. Muri make barahangana. Kugeza ubu rero amakuru aratwereka ko ASM23 imaze kurambirwa iby'ibitero by'aba bagabo bitwa ngo bari mu gihe mu by'ukuri cy'agahenge. Igisigaye rero sasa mu by'ukuri nabo batangira bage bifashe, kuko bigaragara ko nayo igiye kugira igiye gutangira kubasubiza kandi kabasubizanya ibitero by'ubugome. Muri make navuga ko yaba Fizi ndetse na Baraka, iyi migi yombi bigaragara ko ishobora kuba igiye gutangira kuberamo imirwano cyangwa se intambara hagati y'impande zombi, kuko ubu bikorwa by'urugomo narakubwiye ndababwira nti hano muri za Baraka bari gufunga abantu buri munsi. Fizi naho nuko babita batasi ba M23. Ubona ko ibintu hano bimeze nabi cyane. Kinshasa rero nabo bamaze ngo gufatira M23 mu by'ukuri nko kwica intege ibigo by'amashuri ya za kaminuza Bukavu ndetse na Goma bamaze ko bagenda babifunga. M23 ngira ngo twavuze ku cyemezo ku byo yagiye itangaza. Ubu rero amakuru mashya ari kutugeraho, ntabwo mu by'ukuri Kinshasa ngo iri buhagarike amashuri yonyine, ahubwo twamaze kumenya ko muri bino bice ASM23 iri gukoreramo mu bijyanye na sosiyete cyangwa se mu bijyanye n'itumanaho, ASM23 igiye kubarekera ibijyanye na telefone, ibarekera ikijyanye na network, ariko hari serivisi zikorwa na telefone bagiye guhagarika. Hari na serivisi zikorwa na telefone bagiye kugira bagiye guhagarika. Niba ari akanyenyeri bari buze gukora bakagahagarika, ariko ko ntabwo byashoboka kuko nabo barakifashisha bari gutanga amafaranga muri ibi bice. Ariko ngo hari serivisi bagiye kugira bagiye guhagarika.
ngaya rero namakuru ari kugira ate namakuru ari kugenda atugeraho namakuru rwose ari kugenda atugeraho muri iki gitondo ubona ko ibintu ntago byoroshye naka na gato hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke mu kanya turebe na za Masisi ngo ese ho bukeye Eva Healthy ni umuti usubiza ishema abagabo imbere y'abagore babo mu minsi itarenze 2 uwunyweye aba asubiranye imbaraga zo gutera akabariro kandi agakoresha igihe gihagije mu gikorwa cy'abashakanye. Muri Be Healthy iryacu n'umwihariko kandi mu twahaye service ntawe uricuza ko yaje atugana. Hamagara iyo nimero niba ukeneye service zacu. Ever Healthy, bring back your confidence. Enjoy the beauty of the wife God gave you. At Be Healthy we believe every man deserves to feel the joy of his woman, the gift that God has given. Yes, ku murongo wa telefone rero twamaze kuba twakira Musemaji ni Sina Makosa. Hanyuma tukatuguhaye ikaze Sina Makosa muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kwa 4 itariki 20 na 7 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2026. Bukeye bute muri ibyo bice bya za Masisi, Rucuro, Warikare, Belo, mbese ahantu hose muri Kivu y'Amajyaruguru bukeye bute Sina Makosa? Yes, muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko ahanga muri territoire ya Masisi n'ubundi hari uduce nyine tubyukiyemo imirwano muri iki gitondo, dore ko mu duce konje kubikamo imirwano ikomeye nanga muri Miyanja aho M23 n'ubundi yongeye kuhakorera operation idasanzwe na hano rero yakorera operation kugira ngo nyine ikomeze kugenda ihiga izi wazarendo cyangwa se aba bakuriye izi wazarendo bari muri iyi axe yahangaha. Wari utahiwe rero uyu mugabo wahoze ari umuyobozi wahangaha muri Miyanja, uyu baramuzi cyane ku zina rya Mungwiko, akaba yaragize n'uruhare rw'ishingwa ry'abanyatura cyangwa se by'icyama cya wazarendo muri iyi territoire ya Masisi by'umwihariko ahangaha nyine muri za Miyanja, za Hembe, za Rubizo, za Gise ndetse n'andi ma axe agiye atandukanye. Uyu mugabo rero nyuma y'uko M23 ifashe Miyanja ntabwo yongeye kuba umushefu cyangwa se ngakomeze kugenda ayobora hariya, dore ko nyine yahise acika bitewe nuko nyine yakoranaga na wazarendo cyangwa se ari usa nkaho yegeranye nabo bakagira ndetse nabo bagiye batandukanye yaba ari ba Mike Jean ndetse na ba Aigle Rouge. Muri iki gitondo rero inkuru yatugezeho nuko umugabo bita Mungwiko rwose yamaze kuba araswa n'umutwe wa M23, akaba rwose uyu yari umuheza nguni cyane kuko yagendaga nyine ari we usensibiliza abasore baza Buguri, za Kumbwe, za mu bice bigiye bitandukanye byose hariya za Miyanja, ugafata za Ruhinzi ku soko hose yageragayo ari gusensibiliza nyine abasore abinjiza muri wazarendo. Uyu mugabo rero ngo yarafite navuga ijambo rikomeye cyane mu cyama cya wazarendo by'umwihariko muri territoire ya Masisi, akaba yamaze kuraswa rero akaba yarasiwe rwose abazi neza cyane hariya Miyanja ku soko, akaba rero harasiwe muri uru rukerera. Akaba rero ari inkuru yaje ari incamugongo kuri wazarendo ndetse no kubafatanya bikorwa bayo, kuko rwose ngo ibintu bitabamereye neza kuko M23 ngo mu bintu yiyemeje ni ukugenda iri guhiga aba basa nkaho bakuriye izi wazarendo kugira ngo bakomeze kugenda bari guca intege izi wazarendo muri rusange muri iyi axe ya territoire ya Masisi. Rero imirwano yo yongeye kubura ndetse ifata indi sura, ubona ko nyine ngo wazarendo zikomeje kugenda zigaba ibitero shuma ku mutwe wa M23, ariko M23 ikaba ikomeje kugenda navuga ibaha isomo ry'intambara kuko hariya ikomeje kugenda nyine ibakoramo. Bivuze iki? Bivuze ko abantu bari basigaye bakomeye hariya nyine ari Mike Jean, ari Aigle Rouge ndetse akaba na Kagiri,
yewe no bita Jean ndetse na Inyasi naho abandi bose ubona ko ari kugenda babakoramo nyuma yuko abandi bose bagiye reportinga ubona ko mu by'ukuri Wazalendo hariya nta cyerekezo navuga cy'urugamba basigaye bafite usibye nyine kuba bahebera urwaje ahangaha naho urugamba rwo rukomeje kugenda ruri kubananira muri rusange ubona ko rero ahangaha situation nuko nguko imeze muri Miyanja n'ubungubu rose ngo mu nkengero z'iyi centre cyangwa se z'uru rusisiro amasasiyo aracyakomeje kugenda yumvikana ariko inkuru nyine ibyutse ivugwa niraswa ry'uyu mugabo waruzwi cyane kabisa hariya muri rusange mu wiko wagendaga nyine asa nkaho afite ijambo rikomeye muri izi Wazalendo muri rusange nyuma y'uko Wazalendo zivuye muri territoire ya Masisi zikajya muri territoire ya Barikare ariko zikagenda ziciye ibyambu bijyahuzaga abaturage ba territoire ya Barikare ndetse na Masisi nuko zi Wazalendo ngo nazo ntago zimerewe neza nuko ngo zategetswe kuba rwose mu gihe kitari kinini ngo zaba zamaze kongera gusubizaho iki kiraro nyamara iki kiraro ngo akaba ari ikiraro gishobora kuba cyakubakwa hagati y'ukwezi ndetse n'amezi abiri ni nyuma y'uko Wazalendo zibikoze mu rwego rwo kwihimura kuri M23 bahungira muri Barikare abaturage b'abanyanga nabo ngo basaze basizoye bavuze ko Wazalendo rwose ibintu bakoze ari ibara rwose ko nta bakoze ibintu bitababarirwa izi Wazalendo nazo ngo zatangiye kugenda zishyirwa ku gitutu cyo kuba zagaruka muri territoire ya Masisi ndetse zikabasha kuba zakubaka iki kiraro cy'imigozi cyambukaga muri irembo rya Rukweti nyuma y'uko bagicagaguye rwose bakakigira ibice bakagica abanyanga rero n'aba batembo basizoye rwose ngo Wazalendo n'ubundi ntago barabasha kuba bamuhereza kuba yakwicara muri Barikare yamaze kuba yangiriza ibintu muri ubu buryo byatumye rero izi Wazalendo zisa nkaho zishyize mu mazi abira kuko ziri gushaka uburyo zirazamuka byaziyoboye ziri gushaka uburyo ziraba mwabira bice abaturage bazihagurukiye nabo byo byabayoboye ni ibintu byatumye rwose ahangaha muri territoire ya Barikare by'umwariko ahanga mu nkengero za Rukweti ibintu byabaye bibi ku ruhande rw'izi Wazalendo dore ko zabuze iyo zerekera muri rusange ni bya bintu uvuga ngo umanika gati wicaye wajya guhaguruka wajya gukamanura ugahaguruka nibyo biri kuba kuri izi Wazalendo rwose ibintu biri kugiye kuba baho ntabwo ari byiza kuko ngo aba bagabo bamenyanga bamaze kuba bavuga yuko mu gihe iki kiraro kitakubakwa izi Wazalendo ngo zishobora kuba zigiye guhura n'uruva gusenya nguko uko izi Wazalendo rero muri territoire ya Barikare ibintu bimeze nuko bihagaze rwose ibintu ntabwo bibamereye neza na gatoya tukiri muri territoire ya Barikare reka tubabwire ko rwose hano Kibuwa ibintu bikomeje kugenda biba bibi M23 n'ubundi ngo yongeye gusuka ibikoresho biremereye cyane hariya mu rwego rwo kugenda bari guhangana bikomeye cyane navuga n'igisirikare cya FRDC ndetse n'abambari bacyo muri rusange imirwano rero yakamejeje ahangaha n'ubundi guhera amasaha y'igitondo M23 ngagabweho ibitero ariko n'ubundi muri bwa buryo bwabo bwo kugenda bahangana nabyo ndetse no kugenda bagerageza kubiburizamo urabona ko ahangaha naho M23 ikomeje kugenda byitambika ndetse igakomeza kugenda ibiburizamo muri rusange territoire Barikare rero ni territoire ikomeje kugenda yumvikana n'imirwano emereye bitewe nuko FRDC ikomeje kugenda ihategurira urugamba ndetse na Wazalendo ariko M23 nayo ikagenda nayo igerageza kuruburizamo cyangwa se ikagerageza kugenda navuga ikora ibishoboka byose ibikorwa bya FRDC ndibashe kuba byagerwaho muri rusange nguko rero uko ahangaha mu nkengero za territoire ya Masisi bimeze winjira muri territoire ya Barikare nguko rwose uko FRDC ikomeje kugenda igaba ibitera ariko na M23 nayo ikagenda ibiburizamo ndetse nayo ikanyuzamo ikarasa kuri FRDC ibijyanye rwose no kuvuga ko bari kumari CCRF hariya ntabwo FRDC iri kubikozwa ntabwo Wazalendo ziri kubikozwa kuko bo urugamba ari kugenda barutegura ndetse bakagaba n'ibitero bigiye biremereye umutwe wa M23 reka tubwire ko muri iki gitondo n'ubundi tukiri ahangaha muri Barikare tubwire ko Ikobo muri groupe maya Ikobo n'ubundi situation ibyutse itameze neza nyuma y'uko n'ubundi zi Wazalendo zibyutse rwose zitana mu mitwe na M23 guhera amasaha y'isa 11:15 isasu ryavuzaga ubuhuha ahangaha ni muri rwa rwego nyine FRDC iri kugiga ibitero ikabigabira icyarimwe kugira ngo ikomeze kugenda mu by'ukuri
ireba ko hari ibice bayabasha kuba yakwigarurira ariko n'ubundi M23 ahangaha ngo yamaze kuba ihategura rwose nayo ibintu byayo abasirikare bose yamaze kwibeshyira ku murongo ku buryo naho ikugenda mu by'ukuri igerageza gusubiza inyuma ibi bitero bya FARDC ndetse n'izi wazarendo zikomeje kugenda zigabiza ibi bitero muri iyi groupe ya Yakubo bagerageza nyine kureba ko bapenetra binjira nyine ahangaha za Gashuga ndetse na za Nyanzare no mu bindi bice nka za Gikohwa no mu yandi ma axe agiye atandukanye ariko nyine M23 ikomeje kugenda iyibera ibamba. Urabona ko mu by'ukuri urugamba rw'urubyutse rufata indi somo axe agiye atandukanye nuko nyine haba hakiri mu gitondo tutarabona ikijyanye na report ya risasi na majeruhi ariko mu masaha ari imbere tuzi yuko ikijyanye na report ya risasi na majeruhi gishobora kuba rwose n'amakuru yamaze kuba rwose tuyacyakira. Ahubwo reka tuve muri territoire ya Warikare dusimukire ahangaha muri territoire ya Nyiragongo mo ntabwo ibintu bimeze neza. FDL akayo ngo kashobotse rwose FARDC akayo kashobotse nyuma yuko rwose ngo hari ubuvumo banyuragamo baturutse mu birunga bagashaka gusohokana hano muri Goma. Ubuvumo bushobora kuba bwamenyekanye rwose aho M23 nayo ngikimara kumenya ubuvumo rwose ngiye kuba ishaka uburyo yabategera muri ubuvumo dore ko ngo ari ubuvumo nyine buturutse angaha mu mujyi wa Goma bukazamuka bukagera muri hejuru mu birunga ngo akaba ariyo nzira rero FDL ndetse na FARDC bari kujya bifashisha mu rwego rwo kuza gushaka ibyo kurya ahangaha mu mujyi wa Goma. Urukumva ko rero kuba rwose aha hantu hamenyekanye ngo kandi niyo nzira isa nkaho yari FDL bari sigaranye isinzi ngo FDL noneho ziraza kuba zite muri rishyamba ziraza kubaho zite muri ibi birunga nyuma y'uko rwose amarembo akomeje kugenda badanangira. Ni kigaragara ko mu by'ukuri aka FDL ndetse nizi FARDC kaba kashobotse dore ko nyine hari amarembo yose basa nkaho bayafunze bakajya bavamo nyine bijyanye nuko bari kwiba bitewe nuko hariya ubuzima buba busa n'ubuhagaze muri rusange. Muri Nyiragongo rero aka FDL uko kameze FDL ama operation yo n'ubundi kuzihiga ntabwo arabasha kuba yahagarara dore ko n'ubundi n'ubu ngo akomeye kugenda navuga abasirikare ba M23 bazunguruka muri Azarugari hariya za Nyakagina no mu bindi bice bigiye bitandukanye bagenda nyine bashaka amarembo FDL zishobora kuba za kwifashisha kugira ngo zisoke muri parike ya Virunga. Ubona ko muri Nyiragongo niyo situation irimo ariko icyari gisa nkaho kiri gutereniga cyane ni iyi nkuru nyine yuko FDL indi nzira bagendaga banyuramo zabashije kuba imenyekana muri rusange. Muri territoire ya Rucuro naho rwose muri iki gitondo nta kidasanzwe kigeze kiba nyine usibye rimwe na rimwe usanga hari ama axe ari kugenda beramwo ibikorwa by'ubwambuzi ariko nizisemuso ziba zigenda zibikora dore ko bijyanye n'urugamba rwo bisa nkaho byabananiye muri rusange. Nguko rero ko mu gitondo bibyutse byifashe bwana fighter ubona ko situation itiyoroheje n'akana gatoya ahangaha muri Kivu ya Majyaruguru. Yes, ubwo rero twakurekura tukaza gusura mu yandi masaha tureba n'andi makuru ari buze kubagezweho. Asante sana. Yes, ngayo rero nguko bakunzi ba Jeune Official reka duhinira aha tuze kugaruka n'andi makuru ari buze kubagezweho mu yandi masaha. Mukomeze mugire umunsi mwiza ndetse mukomeze rwose mukurikire gahunda zacu turabakunda cyane. Ciao. Eugene Official.